akantu kose uzajya ukihereza, nta kintu na kimwe n'iki na gito nzongera kugufasha. Ujye ubwira Karori waguteye inda aza gufashe njyewe. Ntukampamagare icyaba icyo ari cyo cyose, ntukampamagare mama, ndabigusabye. Ujye uhamagara Karori. Sema ugendana n'izo zagafifi zawe, ujyana n'izo zagafifi zawe. Nta soni, nzakubyaruka Kevin, nzakubyaruka. Ariko se mwana wanjye ko numva utangiye kumbwira nabi. Kubwira nabi sigiye mba nakubwiriye, mbwira ahantu iyo nda wayikuye. Nk'ubu ngubu koko ntabwo ubu nyumva. Ariko se ubundi ndiri hehe ko abana b'ubu ngubu muzi kujondora abantu bababyaye ko? Utarirukana iriya nzererezi ntabwo bizavamo. Ubundi wazaretse nkagushyingira umukozi wanjye. Ubona uriya mukozi wacu dufite ahangaha atari mwiza kurusha iriya nzererezi wazanye. Banahuriye ese ahubwo afazari mu gushyingira ari we mukorana ubukwe naho iriya nzererezi. Sinyishaka inshuro ibihumbi. Indi igeze mu menyo ngo ntanda ufite. Ubu urabona hari inda mfite. Ubu bagabi bagiye iyo nda ari gukingana. Ubu siri, ubu yabihari nkaba ndi kuhakubita gutyo. Kubita no mu nda turebe. Wabyihoreye ko nariye ibitono. Uciragura buri kanya, ukanga kurya ibiryo. Mana yanjye. Ni ibitonore byambyimbiye. Abantu barambwiye ko ari inda ariko. Urarusha abantu kumenya ubwenge. Ariko mana, ubu ugeze aho wumva amabwire y'abantu ukanga kumvira nyoko koko. Ndakumvira mu mafuti se. Ntabwo ngiye nakumvira mu mafuti. Nutambwira ahantu iyo nda wayikuye. Iyi nzu urayisohokamo, nisigaremo njyenyine. Nta nda mfite. Nta nda ufite? Nta nda mfite. Ariko se ubwo n'ubushwi w'Imana wikoreye? madawa ruzi n'ikindi. Iyi nzu nawe uzayisohokamo ari uko abayobozi bageze hano. Ndakubwiza ukuri ko amafaranga y'abandi nataboneka biraba bibi. Urabona umutima wanjye mubaho. Nyine reka nkubwire sinagusonana amafaranga yagiye ko nanjye ntayo nafashe. Ntaye barayayibye umbwira gute kutazana amafaranga yarijyanye se? nakwemereye buryo ki ko nayajyanye, ariko nanjye pe naragiye ngeze mu nzira mura n'abatubuzi barambura barayajyanye. Ahubwo ukivuga utyo reka mamagare abayobozi baze hano. Noneho ibyo bintu urabivugira imbere y'abayobozi. Uyu mudugudu wose urakuzi kuba umujura. Urumva? Sema Ugendana n'izo zagafifi zawe, ujyana n'izo zagafifi zawe. Nta soni, nzakubyaruka Kevin, nzakubyaruka. Mama ibiki uko ari byo ntashaka. Ukarongora abakobwa mu batindi ntashaka. Wabuze umukobwa w'umukire, nta bakobwa beza mwiganye. Bafite amashuri, babonye n'akazi. Bavuka n'ahakomeye. We, uburu uyu mutwe unyumve niwe ndi kubwira. Sema ese uyu mukozi wawe afite amafaranga? Ariko nzahavuka. Nkorera n'akazi neza. Ibyo birahurira n'amafaranga se kandi numva amafaranga ari wowe wakiziye. None Ng'amashuri, uri wowe wazanye ni igiki? Uyu usafite ibihe uri kuvuga. Naba nawe. Ubwo nyine n'ikigereranyo nguhaye kugira ngo wumve uko mfata umugore wawe. Uratuma yirya nawe. Ndakubwira ninda ngo sinda, none ni igiki? Ko ntayihari koko mwana, ariko urabona koko nakubeshye. Kandi abana b'ubu ngubu muhagarara ku bantu bababyaye. Ubu urabona ngana nawe ku buryo ujya kunshinza ibyo bintu. Mama uzi n'ikindi? Utazatuma nkongerera ikintu bita gahinda kakagenda kakakurenga ukarwara depression. Ukarwara igiki? Ukarwara depression. Depression ntayuzi. Amba, ibyo bintu ubwo ni ibiki? Ibintu by'agahinda gakabije. Iby'ama depression. Umvisha hari umuntu uri kubivuga. Burya se depression bajya bamurwara, nagira ngo ni izina ry'umuntu. Koma ubundi warasaze. ibyo bintu urabivuga neza uri imbere hagati mu bantu. Oya ntago ari ngombwa. Ntabwo ye. Nuko ntabwo ari ngombwa. Ibyo bintu byihorere. Iby'abayobozi ntabwo byakaje muri ibi bintu. Kise kimamagaye.
umudugudu agomba kumenya ibi bintu byose, akamenya ubucakura bwawe, ubujura bwawe, aho ubera mu sinagusobanuriye magara we kigoryi gusa. Sinagusobanuriye kuko nanjye nta mafaranga najyanye, narayajyanye pe ndabyemera, ariko nanjye barayanyibye ntayo nariyeho. Nese kugira ngewe buriya nayo niyanze pe kukwibana ndabyemera ko nayibye. Ugata n'umwana sinakuvuga nari gutegura kuzagaruka gufata umwana wanjye, ariko nanjye nageze mu nzira barayanyiba. Ubugaruka ubu nanjye ukuri kumbona vuba. Sawa. Ubu nanjye ntaho nakubwiye ngo Mutabazi. Ibyo bintu babivugiye imbere y'abayobozi. Ibyo bintu nta n'ikintu ndi kumva aho ngaho. Ako miliyoni 100 n'amako. Nanjye buriya agahinda kaba kanyishe ndi kwicuza impamvu nayajyanye nayeretse ngo tuyasangire kuko barayanyibye. Sanga yo baraguhamagara bo ni bande. Ibyo ntabwo bikureba. Usiga ufite abandi bashira. Mubwiye siperasiyo cyangwa mubwiye depression? Ubwo ni igisuperi ushatse kuvuga. Mana yanjye. Mwana tuve muri brage umbwira hano iyo nda wayikuye. Ariko uziko buriya ibyo bintu ubura kwanga kumbwira byakuviramo ingaruka. Ubwo si iramutse igufashe ndabizi ninda wimisha. Bimbwire niba ari inda mbimenye n'ukuntu ngufasha. Ubundi mwana wundi ubu kuba ukiri muto uri n'umuhungu ibintu by'inda barabiketse utera. Mama uranyita ndi muto y'imyaka 21 mfite. Ubu uri kubona ndi umwana? Urabona mu mutwe wanjye ndi umwana? Ese uyu urebye ubona yaba ari yora ko nanjye wenda nsa nkuba mbikeka hari. Yumva usa nk'ubikeka. Urabiyobewe se kariyo iyo ninda ngiye mbona rinda. Nta n'iminsi ngahe maze usiga ufite abandi bantu basigaye baguhamagara tunavugana. Wesure ngo sheri. Wesure cyari sheri. Era kuri sheri wanjye dufitanye umwana. Ziba. Dufitanye nushaka unkubite ko dufitanye umwana. Ahubwo abantu yo kuguhamagara ngiye nshaka kumenya abaribo. Ibyo birakureba. Nshaka kumenya abantu yo kuguhamagara muri segonda. Ibyo ntabwo mbyumva. Rero ikamubwira ikintu utazi. Oya ntabwo ibyo mbyumva. Nyine ndabyemera pe ndi umunyamakosa narayajyanye ko nanjye barayajyanye. Ariko nanjye nshaka kumenya abantu yo kuguhamagara buri kanya. Ntabwo bikureba. Byandebera kandi umugore wawe. Niyego nakoze amakosa ariko ndi umugore wawe. Okay, Mutabazi. We sheri oya. Wimora. Winzamurira kamere mbi. Kagutsinda muri iyi nzu kanagutabamo ku mafaranga y'abandi. Ako amafaranga y'abandi miri winyaka telefone yanjye. Warayinguriye. Nayo nakuguriye ariko ndi umugore wawe ugomba kunyumva. Umva, uri umugore wanjye ahubwo reka nkubwize n'ikindi utaruzi. Iyi nzu nakubwiye ngo uzayisohokamo ari uko abayobozi bageze hano. Oya sheri si ngombwa iby'abayobozi ngino tubiganireho. Kakakure. Nta nubwo wanabimbeshye. Akoro nyine rega buriya mwana wanjye buriya nakomeje nanakwihorera. Buriya bya bihumbi 50 nagiye kwaka wa musaza ngo ni Karori. Kandi umugore wawe arushwa agaciro n'umukozi wanjye. Yaranize. Ese ntabyo waruzi? Ariko se wabwirwa n'iki kuba wirukanse? Ni bazaserwakira. Kandi uri kunca amazi. Mwihorere. Emeri mwihorere. Arakuza ubundi. Utazatuma ngo nkubahuka. Kandi ngiye ndakubaha. Warangije kunyubahuka. Ari gutuma ngusuzugura ngufata. Warangije kunsuzugura no kunsuzuguza. Reba abakire bagenzi banjye nibamenye iyo nkuru. Waransuzuguye ahantu hose ba. Undi se uramusaza ucuruza ari yapose nayo mubwire. Wabimubwire ari ndubigutumye. Umva kandi ahubera ikigoryi. Amafaranga ngo 50 wakuye ku musaza. Wa wundi Karori wa wundi uzira mwana we. Burerega yabimbaye. Karori yaguhaye 50 kugira muryamane. Oya buraya manjaramwa ngo nituganire neza. Nabyumvishe. Muganire ibiki? Twaganire neza nyine arayampaye. Mwaraganiye ibyo kukamanya. Yandi yo kujyana ku mupfumu nyine. Nene nakubwiye ujya kuyadandariza mu magara. Buri ikibazo nuko nanamubuze mwana wanjye uduhinda nikoreye nitwishe. Ngubu usibye ko nta bwenge ufite. Yufata iriya sambu yahararuguru kayigurisha ntago yari kuvamo 50 yo kujya kurogesha irambwa ngo ni gato. Ubu nta 50
mana we kuki koko wabaye njye akora umwana wanjye ntunandenganye rega aho twera napfira yarashize n'igihe kinini nari maze no kuremba yewe byahuriranye no kuba nari maze n'igihe kinini nararembye. manzu nsobanura ukuntu waryamanye na kiriya gisaza. Manzu binsobanura nibyo bintu nshaka kumva. Mwana wanjye reka nagiye kumureba mubwira ikibazo cyanjye ubundi nyine amfatanya n'ibyo bibazo nari mfite ahita amfatirana rwose ubundi nta burangare nari narigeze. Nawe urareba ibibazo turimo ugahita ujya gukubitaho n'inda. Nari mbizi se ariko rero mwana wanjye ubizi se uri umwana vuga ko wabikoze ubishaka. Ntukajya unantunganya cyane reka n'umuntu umeze utyo nta muntu umubwira nabi. Umuntu umeze uteze umuntu umeze utyo nijya akubwira ujya kugamanika dore akantu kose uzajya ukihereza nta kintu na kimwe n'iki na gito nzongera kugufasha. Ujye ubwira Karori waguteye inda aza gufashe njyewe. Ntukampamagare icyabi icyo ari cyo cyose. Ntukampamagare mama ndabigusabye. Ujye uhamagara Karori. Kiriya kivuna muheto se sha mwana wanjye ko nanakibuze na telefone cyari gifite ko ntazi iyo cyayisize iyo ntiyo umuntu nkamubwira dore yari yampaye utunimero ku gapapuro natira umuntu nkamubwira ngo mamagarire no muntu yitwa Karori ngo bagahita bamubwira ngo ni Kampala ngo yahamagara ngo ni Kampala agahita ambwira ngo byanze gucamo ngo baramubwiye ngo ni Kampala. Ni Kampala cyari nimero kompoze. Nuko numvishe babivuga. Nuko Kampala bajya bavuga nyine ngo ntabwo ngiri gucamo rwose ntundenganye. Karori nawe ubu yahise antererana akumenyera ahise anyimuka kuko nari nabimuganirije kuva ubwo sinongeye kumubona. Agahinda mfite none ubwo ngubwo uzabigenza ute niyo nda ureba ubukene urimo n'amafaranga yawe barayatwaye uzabigenza ute? yewe mwana ubu aho tugeze reka ubu ni kwiyambaza none amaboko y'uwo nsigaranye. Amaboko yo wande tukaganira neza. Njye ntuzongere no kunshyira muri gahunda zawe no muri plani zawe kuko naje gusanga nta bwenge bukurimo nta bwenge ufite ibintu byose uzajya ukora. Ubu nanjye ngiye kugenda mbe wa wundi wa mbere nta kintu nzongera kugufasha ntabe kandi witekerezeho. Arantahuye we ariko iyi nda nayo si ugukurira kura nk'itegeko si uburamugwanyo koko uramugwagasi iriya ntumbi yo gatumba urunero koko ngo ni Karori ubu yagiye he ko mare kumubwira ngo mfite inda nyamunsi ihite yimuka na telefone yikureho ayiwe.